ndabasuhuje. Uyu munsi reka tuze kwivugira ku muntu, iremwa ryiwe, intangiriro z'ikiremwa muntu. Reka duhere kera cyane mu myaka ya kera, ubwo Adamu na Eva baremwaga. Adamu na Eva ni bantu ki? Inkuru nyinshi zivugwa ko uyu Adamu na Eva ari bo bantu ba mbere baremwe, ndetse ni nayo nkuru buri wese atekereza ko azi neza kuko ariyo nkomoko muntu. Hari n'abantu bizera ndetse bakavuga ko bazi buri kimwe kigendanye na Adamu na Hawa cyangwa Eva, ariko naje gutangara ubwo nasangaga abantu benshi batazi ukuri kuri inkuru ya Adamu na Eva, ndetse nagize amatsiko menshi no gucukumbura. Ntekereza ko hari ibindi byinshi abantu batazi kuri Adamu na Eva, kandi koko nagiye mu myandiko zigiye zitandukanye nza gusanga hari byinshi biremere ndetse abantu batazi by'amabanga. Uretse Abayahudi bizera ko ayo mabanga yose yanditswe muri ibi bitabo by'amatorero, nyuma yaho bikaza gusibwa bitewe n'uko abantu benshi bagiye bahindura Bibiliya mu ndimi. Naje guhura n'umugore witwa Lilith. Lilith yanditswe mu bitabo by'amateka, ndetse bakaba bahamya yuko ari we mugore wa mbere wa Adamu uretse Eva benshi bazi. Lilith nyuma yaho yaje guhanwa n'Imana cyangwa se aravumwa. Imana imaze kumuvuma irema Eva, ndetse umugore ntabwo azwiho byinshi, niwe ubanje kubaho mbere ya Eva. Ukuri kuvugwa muri iyi nkuru uragusanga mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza kuri 27. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo, irema umugabo n'umugore, nuko yabaremye. Uru ni urugero rwiza, ndetse na Bibiliya ya mbere yanditswe mu Cyongereza yitwa King James Bible cyangwa The Accepted Version 1911 nayivuga yuko Imana yaremye Adamu itamuremye wenyine, ahubwo yamuremanye n'ikindi kiremwa ari we mugore. Abakoze iyi nkuru ntago nabafashe nk'abasazi cyangwa ngo ntekereze ko ari ibintu bahimbye, ahubwo byanteye kwibaza, uretse ibyo tuzi ku Bayahudi, ibi babikura he? Na kera numvishe ko Adamu na Eva barakaje Imana nyuma yo kurya urubuto. Nge nari nzi ko hari wenda bariye urubuto runini, wenda nk'inanasi cyangwa se ipapayi, ariko naje kumirwa numvishe inkuru zivuga yuko urubuto bariye ari pome. Ubu ngubu pome iri mu mbuto zidahenze ku isi, igura amafaranga 300 cyangwa 200. None icyo kintu cyari gutuma Imana igira uburakari nk'ubwo? Nibyo nibaza, nawe ufite ibyo wibaza. Ndetse ibyanditswe bitwemerera yuko Adamu na Eva bari bemerewe kurya buri kimwe cyose cyari muri Edeni uretse ibyo babujijwe. None nyuma yaho twibaze, Adamu ko yabayeho imyaka 930, ndetse ni nawe kiremwa cya mbere cyaremwe, ariko inkuru z'ubuzima bwiwe uko zivugwa mu bitabo nta nubwo zuzuye impapuro 5 muri Bibiliya yose muzi, yaba mu ntangiriro cyangwa se isezerano rishya. Bavuga ko Imana yaremye Adamu imushyira muri Edeni, nyuma yaho ibona Adamu adakwiriye kubaho wenyine, imuremera Eva nyuma yo kumukura mu rubavu no kumusinziriza. Nyuma yaho haza inkuru zivuga ko Adamu na Eva baje kurya urubuto, Imana irarakara ndetse ifata umwanzuro wo kubirukana muri Edeni, bituma tubayeho mu buzima bubi ubu ngubu kubera urubuto rumwe Adamu na Eva basangiye.
isize inkuru koko ni ukuri. Ndetse inkuru zikomeza kuvuga ko bashutswe n'inzoka, ngo inzoka yaraje ishuka Eva, ngo imwereka ko agomba kurya ku giti kimenyesha ukuri n'ubugingo, bituma icyaha gikwira mu isi ndetse n'ububabare bukomeye buhita bufata umuntu. Ndetse abantu benshi bakomeje kubyizera, ariko hari benshi batizeye ibi bintu, bavuga ko hari amabanga akomeye. Rabbi Shmulba yanditse igitabo kivuga ku bana cy'Abisirayeli, kivuga 70 hidden meanings. Iki gitabo kivuga yuko hari amabanga 70 ya Adamu na Eva, ndetse kiravuga ukuri kose kuri aya mabanga. Belshid. Icyo ndibuze kuvuga kuri izi nkuru biraza kugutangaza, ariko utege amatwi ndetse ubyumve neza, umenye n'ukuri kubyihishe inyuma. Wigeze wumva izina Lilith? Iyo bavuga iri zina bakanavuga yuko Adamu na Eva yaremanywe n'undi mugore, ko babanye, ndetse bakavuga ko ari Eva, abandi bavuga yuko Lilith ari we mugore wa mbere wa Adamu, ndetse niwe wa mbere waremwe. Nyuma yaho Eva araremwa, bivuga ko Eva atari we wa mbere. Nyuma yuko Lilith yaje gukora amakosa ndetse akaza guhabwa igihano n'Imana, akavumwa. Hari umubare nyamwinshi w'Abayahudi bemera yuko umugore wa mbere wa Adamu yari Lilith, ndetse bizera ibi bitabo bya kera, ndetse binagaragaza ukuri kw'iri jambo. Ariko amadini yaraje ararihisha, ndetse bavuga ko ibitabo by'ubu bitigeze byemera ko Lilith yavugwa, ndetse ubuzima bwiwe ntabwo bwigeze bwandikwa. Kubera iki Lilith yahishwe, ndetse n'uyu munsi akaba avugwa ko ari sekibi cyangwa se ari umudayimoni. Uwo mugore ngo yari mwiza cyane, ntago ngo yigeze yubaha Adamu, nyamara Adamu yari umugabo we. Izi ni inkuru zivugwa kwa Lilith, kubera gusuzugura n'agasuzuguro gakomeye, ndetse ntago we yigeze aremwa nk'uko Eva yakuwe mu rubavu. Yaremanywe ubwiza budasanzwe, ndetse yari afite ubushobozi nk'ubwa Adamu. Niyo mpamvu Lilith yiyumvaga, bigatuma atubaha Adamu cyane, bitewe n'ingeso ziwe zo kutubaha. Byaje gutuma ahunga Edeni, ndetse agenda atabwiye Adamu. Adamu asanga Imana, arayibwira ati umufasha namubuze. Ko haje koherezwa abamarayika batatu, Malayika Senoi, Sansenoi na Malayika Samangelof. Baje gusanga Lilith yarihishe kure cyane, ahantu hari inyanja. Iki gihe yari yarakamye, ubu ngubu niyo mwita Red Sea. Ni nazo nkuru zivuga yuko Lilith ariho yaje guhurira na sekibi bita Samael, niko Abayahudi bamwita. Sekibi babona aratoraguriye ingoma mu giteme, bahita batangira kubyarana. Ni hanaho havuga inkuru ko umuryango wa Satani ari aho wahereye, kubera ko tuzi Lilith atigeze yemera kugandukira umugabo we Adamu, ndetse Imana ikamwirukana. None nanjye nkibaza, kubera yuko sekibi yari wenyine, ntago yabashaga kwibaruka cyangwa ngo agire umuryango, yaragize amahirwe yo kubona ex wa Adamu. Abamarayika batumwe basanze Lilith, bamubwira ko boherejwe n'Imana, ndetse bari batumwe kwica no kurangiza urubyaro rwose rwa sekibi. Basubize iyo Lilith asubire muri Edeni, nkuko byari byararemwe n'ubundi yagombaga kuba umufasha wa Adamu, ndetse ko naramuka yanze bari bategetswe kumuroha mu nyanja itukura kugeza apfuye. Abamarayika baje kwica abana bose ba sekibi na Lilith, ariko Lilith yanga gusubirayo, aza gusaba Imana uburenganzira bwo kuba iki
ibigeragezo ku bana b'abantu Imana irabimuha nk'uko yari yabihaye Sekibi. Imana yongera kuremera Adamu undi mufasha mushya, arasinzirizwa. Imana ifata urubavu rwe imukuramo Eva. Imana iremana Eva intege nkeya cyane kugira ngo atazamera nk'uko Lilith yari ameze, kuko yari afite ubushobozi nk'ubwa Adamu mbere. Ku Bayahudi bavuga neza, bizera yuko Lilith ari we Sekibi mubi cyane, kubera yuko yari afite uburakari bwo kuba yariciwe abana. Yaje gusaba ubushobozi bwo kubasha kwataka abana batoya kugira ngo bajye bapfa. Izi nkuru zazisanga ku rupapuro rwa 204 mu gitabo cya kera cyitwa Alphabet of Ben Sira of Evil and Adam. Ndetse bavuga neza yuko izi nkuru ari iz'ukuri, kandi ko izi nkuru zo muri iki gitabo zikurwa mu gitabo ndetse mu Isezerano rya kera no mu gitabo cya mbere cyanditswe mu Cyongereza cya King James. Mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 27, Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo ndetse irema umugabo n'umugore. Yamuremye. Mu by'ukuri ibi bigaragaza neza ko Adamu atigeze aremwa wenyine, ahubwo yaremanywe n'umugore. Abanyamateka b'idini b'Abayahudi bemeza neza yuko uyu mugore uvugwa ari we Lilith turi kuvuga uyu munsi. Igitabo cya Rabbi Shimon Bar Yochai ntago kigeze kivuga kuri Lilith wenyine, kivuga byinshi bitandukanye ndetse bitangaje. Kivuga yuko Adamu atigeze ashukwa n'inzoka cyangwa Eva, ahubwo ni wenyine wifatiye umwanzuro ahitamo kurya uru rubuto. Ibi byose yabikoze ubwenge bwe bumubwiye yuko ari buhemukira Imana, kubera ko Adamu yibonye mu buzima bwa Edeni bworoshye cyane. Yabonaga buri kimwe ashatse kandi mu buryo bworoshye. Yabonaga buri kimwe cyose ashatse byoroshye. Adamu aza gufata umwanzuro wo guhemukira Imana kugira ngo ajugunywe kuri iyi si y'ibibazo n'ingorane. Yashatse kwereka Imana ko afite ubushobozi bwo kuyubaha ndetse akayigandukira nubwo yaba ari mu bigoranye, mu buzima bubi. Mu by'ukuri Adamu yari amaze kubona icyo ashaka kubera urubuto yariye, atangira kwihakuya. Ntago yigeze amenya ko twebwe abantu b'iki gihe tutakishimiye umwanzuro yafashe. Ikosa rikomeye yadukoreye bituma amanurwa kuri iyi si y'ibibazo. Andi mabanga avugwa kuri izi nkuru za Adamu na Eva, nimba koko barashutswe kurya uru rubuto, uwabashutse ntago yari inzoka nk'uko tubibwirwa uyu munsi, kuko bavuga neza ko ikiremwa cyashutse Adamu na Eva kitari inzoka, kuko mu nyandiko za Bibiliya zivuga yuko iki kiremwa cyari gifite amaguru. Nyuma yaho Imana imaze kukivuma ikibwira yuko kizajya kigendesha inda kikarigata ubutaka kikabaho mu buzima bubi, ndetse ko ari cyo kiremwa cyavumwe nabi kurusha ibindi. Bivuga ko atari inzoka. Ibi ahubwo bisobanura yuko nyuma yuko iki kiremwa kimaze kuvumwa bitewe n'ikosa cyari kimaze gukora, nibwo cyahise ko kivumwa gihinduka inzoka. Ariko mbere ntago cyari inzoka. Ese cyari ikihe kiremwa ko mbere bivugwa ko cyari gifite amaguru? Nje ku bwanjye numva ari uko iyi nkuru yagenze, iki kiremwa gihinduka inzoka. Ariko mbona no kuba Adamu yarariye uru rubuto byatumye isi hinduka, ndetse ubu ngubu ntago twakabaye turiho twirirwa dutigita hirya no hino dushaka ubuzima. Ntago muvi twirirwa tureba z'Abanyamerika twakabaye tuzibona. Twakabaye turaho gusa tudatekereza neza. Kuba umuntu avunika nicyo gituma umuntu aba uwari we, ndetse ni nacyo cyudufasha kugira revolution. Iyi miturirwa mubona ntago yari kubiriho. Mbere umuntu yagendaga atambaye, ubu ngubu ntago wakibeshya. Isoni zakwica ndetse banakota, wahinduka umusazi. Ubu ngubu aka kanya kiremwa muntu bitewe n'ibyo Adamu yakoze
cyaramuhinduye. Iki gitabo gihamya neza ko ibi byose twumva by'urubuto rwariwe bishobora kuba ari inkuru, ngo ni epo yariwe. Biratangaje, nta na rimwe mu nyandiko uru rubuto ruvugwa. Nusoma mu gitabo cy'Intangiriro igice cya mbere umurongo wa 29 haranditse ngo mbahaye buri giti cyose cyera imbuto kiri muri iki gihugu, igiti cyose kizera imbuto ndetse kikaba imbuto zacyo zikaba zifite urubuto mo imbere, mwemere kukirya. Bisobanura neza ko uru rubuto bavuga bariye atari umunyamateka wa kera kuva muri Jerusalem Flavius Josephus mu gitabo yanditse The Works of Josephus avuga yuko nubwo muzi ko Adamu na Eva babyaye Kayini, Abeli ndetse na Seti, ariko amateka agaragaza neza ko Adamu na Eva bari bafite hafi abana bagera muri 56, abahungu bari 33, abakobwa bari 23. Ibi bifite igisobanuro kuri nge gifatika, kubera ko Imana yari yaravuze ngo mubyare mwuzuze isi. None 3 gusa. Njyo kuba bavugwa yuko bari bafite abana bagera muri 56, mu by'ukuri byari bifite igisobanuro kigaragaza neza ko iby'Imana yari yabasabye bari batangiye kubyuzuza. Wibuke ko Adamu yabayeho imyaka 930. Muri iyo myaka yose ngo abafite abana 3 gusa, ntago byumvikana. Kandi muri icyo gihe nta bindi bintu Adamu yari kuba ahugiyeho, kuko buri kimwe cyose yari yarakiremewe. Nta nshuti yari afite bajya batera story nk'uko ubumwe mumeze. Akazi kiwe karo kukuba ari uruhande rwa Eva gusa. None iki kibazo cyo kuba yari afite abana 3 gusa tumva, Gahini, Abeli ndetse n'uwitwa Seti, nta nubwo batubwira ko byibura hari umukobwa yabyaye. Ese kororoka kw'abantu kwari kuva he? Isi yari kuzuzura ite ko yari yarabyaye abahungu gusa? Ibi bwabyo ntago bisobanutse. Nge nitwa Masifa. Ikiganiro cyacu mugikurikirana kuri channel ya Lengo Entertainment. Ni ikiganiro kigufasha kumenya byinshi by'urujijo na byinshi abantu bibaza by'amayobera bivugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.